urubuga rwa YouTube igiye kuruhindura kandi ibyo vuba bibaga izarizo zose harimo WhatsApp harimo ama YouTube harimo ama Instagram ama Twitter mbega abantu bose ndetse n'abandi bari hanze ngaha atari abanyamakuru bagenda bakora ibintu bidahesha Imana icyubahiro. Uwiteka yantumye ku bantu abo ngabo bameze uko nguko arambwira ngo igihe kirageze Imana yabafukuriye akariba abantu bakavuruguta banga gukora ibyo ishaka ariko none akaribije kugafunga. Uwiteka yambwe neza ko akariba yaje kugafunga abantu bari gutangaza inkuru z'ibihuha bagakwiragiza amakuru atameze neza mu gihugu no hanze yacyo. Uwiteka yavuganye n'abo bantu bari gushaka utuntu tw'utunoza ngendo yuko ije kubambura akazi yabahaye. Mu by'ukuri noneho amaherezo akugezeho ngiye kuguteza uburakari bwanjye ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza kandi sinzakugirira ibambe ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari njye Uwiteka. Umurongo wa 5 uku ni kumwe muzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari njye Uwiteka uhana. Dore wa munsi nguyu uraje, igihano cyawe kirasohoye, inkoni iragushibukiye, ubwibone bukumezeho. Uwiteka avuga ati ikibi kimwe gusa dore kiraje, iherezo rirageze, amaherezo araje, biragukangukiye, dore biragusohoreye. Igihano cyawe kikugezeho wa muturage wo mu gihugu we. Igihe kirasohoye, umunsi uri hafi, umunsi w'imivurungano mu misozi, si uwo kuvuzwamo impundu. Noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngusohorezeho uburakari bwanjye kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe. Ngugarureho ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza kandi sinzakugirira ibambe ahubwo ku mwami w'Inenevi ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategekana itegeko. N'abatware b'Inenevi n'abatware b'intebe baryamamaza Inenevi bati umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho kandi umuturage amatungo n'amashyo n'imikumbi bye kurisha kandi n'amatungo byose byambare ibigunira. Abantu batakambire Imana bakomeje kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi aharaho Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi wa none twongeye gushima Imana kuko yaduhaye undi munsi wo kuramuka. Birashoboka ko abadukurikiye uri mu bitaro urwaye cyangwa uri mu bibazo bigiye bitandukanye. Reka nkubwire ngo kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana y'amahoro ikubereye maso, ukomeze uyiringire. Imbere yacu kuri kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Yesu ahimbazwe. Uraza kuzamura ijwi kugira ngo abakunzi bacu babashe kukumva cyane. Ndagira ngo Yesu ahimbazwe. Ndagira ngo utwibwire, numara kutwibwira uhita usenga Imana. Murakoze cyane rero. Amazina yanjye nitwa Nduwimana Jean Claude, angira n'izina rya gatatu nyirijuru yanyise nitwa Dawidi. Ndi umusore, ndi umuvugabutumwa, umubwirizabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi ndi umunyamasengesho. Imana ishimwe. Hanyuma rero nanjye nishimiye kuza kuri iyi
TV zanyu. Imana ibayigisha. Yego, wishimiye kuza ahangaha kuri izi TV kugira ngo tubashe kuganira. Imana iduhe umugisha, nawe guha umugisha. Amen. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu, kandi dusengera buri wese ukurikiranye izi channel. Imana imuhe umugisha. Mwami Yesu, ntama w'Imana wo ukora ibyaha by'abari mu isi, wowe ubabarira kandi ugatabara. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nongeye guhamagaza imbaraga ziyera kandi tuyahirengeye, gukomera kw'ijuru kuganze kandi gukomera k'Uwiteka kuboneke ku bantu be. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti waratubwiye ngo hahirwa abagushakana umwete kuko aribo bazakubona, kandi uranavuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. None urongera uranatubwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Uwiteka rero turagushimiye, reka buri wese ugiye gukurikirana aya mavugabutumwa agubwe neza kandi ugira guhinduka muri we no guhindukira, ubashe kumuremera ibimukwiye mu gihe cyiwe. Urakoze urakabyara rero, dusabye umugisha kuri buri wese uri gutega amatwi kandi ubasha kudukurikirana. Nanjye mbyatse Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Urakoze cyane. Reka duhite tukwakira ujye mbere na message Imana aguhaye kugeza ku bantu. Imana ishimwe, murakoze cyane. Nongeye gusuza abari mu mpande enye z'igihugu ndetse n'abari ku isi hose. Imana ibahe imigisha kandi Uwiteka abishimire. Uyu munsi rero nari maze kubabwira, birashoboka ko ushobora kuba ufunguye channel nonaha cyangwa se ufunguye televiziyo yawe nonaha. Nari maze kubibwira, amazina yanjye nitwa Nduwimana Jean Claude, kandi nababwiye ko mfite n'izina rya gatatu rya Dawidi. Imana yanyise. Imana ishimwe. Nongeye gusuza rero abantu mwese mukurikiranye, abari za Canada, muri Amerika, Australia, hirya no hino ku isi hose, ndabasuhuje. Hagati yaho kandi nanjye mbibutsa ko ngira channel yanjye yitwa Abimana Bera. Ujya muri YouTube yawe ukandikamo ijambo Abimana Bera mu nyuguti ntoya, uhita ubona andi mavugabutumwa. Uyu munsi rero twabazaniye message cyangwa se message zireba umuturage wo mu gihugu wese ndetse n'umuntu ukora ibintu binyuranye n'ibyo Imana ishima. Ahangaha rero harimo abanyamakuru, harimo abantu bakora ibintu bidahesha Imana icyubahiro, harimo abantu bakoresha imbuga za YouTube, abakoresha za WhatsApp se, za Instagram, za channel zose, ugenda ugerageza gukora ibintu bidahesha Imana icyubahiro. Izi nizo message Uwiteka yanumye ku bantu be kugira ngo bagire guhindukira. Reka rero dusome iri jambo ry'Imana, ntago ndi butinde muri byinshi kuko Imana irababaye. Reka dusome muri Yona igice cya 4. Reka tuhasome twumve, turaza gusoma n'ahandi, ntago turi butinde kandi buri wese yumve message ye. Reka dusome Yona igice cya 3 umurongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu tugeze ku murongo w'10. Haravuze ngo Yona yongera gutumwa i Nineve, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve wa murwa munini, uwuburire umuburo nzakubwira. Nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse, kandi Nineve wari umurwa munini cyane, kuwuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, arangurura ati, hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Maze ab'i Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa, bose bakambara ibigunira, uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje, hanyuma y'abandi. Ijambo rigera, Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye, bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Reka twongere dusome no mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 7, twumve uko havuga. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli
ibice 7 twari tumaze gusoma mu gitabo cya Yona, ibice 3 umurongo wa mbere kugeza ku 10. Tugiye no gusoma Ezekiyeli ibice 7 umurongo wa mbere, twumve naho uko havuga. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, uku niko umwami w'Uwiteka abwira igihugu cya Isirayeli ati, amaherezo ageze mu mpande enye z'igihugu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye, Uwiteka tweretse yuko Imana yatumye Yona Nineve. Ab'Nineve bemera Imana, ab'Nineve batakoreraga Imana, Uwiteka bamenye neza ko yabatumyeho umukozi wayo Yona, batangira guhinduka, batangira guhindukira, batangira kwiyambaza Uwiteka, bareka ibigawa, bavoreka ingeso mbi zabo, bakora ibyiza bishimwa n'Imana. Hanyuma Uwiteka ngo abonye ko Nineve n'ab'Nineve ndetse n'umwami waho ko bahindukiye, areka kubahana, aratangira arigarura. Yesu ashimwe. Arigarura, areka kubahana. Yona umukozi w'Imana yari yatumwe Nineve, haburaga iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Ariko Yesu avuganye natwe ngo iki? Iyi minsi 40 yaburaga Nineve hakarimbuka, Imana yarabibonye, ituma umukozi wayo Yona, iramubwira ngo nagende Nineve ajye kuburira umurwa waho, hanyuma abantu baho bahindukire. Ngo nibatahindukira Imana izaharimbura. Yesu ashimwe. Ariko ngo ab'Nineve bemera Imana ndetse n'umukuru waho ngo ategeka ko inka n'amatungo ngo bambara ibigunira, abantu baho bose bakiyiriza ubusa. Bamara kwiyiriza ubusa bagahindukirira Uwiteka, bakareka ingeso mbi zabo, bagakora ibishimwa n'Imana, ubundi barangiza bakabona iki? Bakazabona kubabarirwa. Yesu ashimwe. Ab'Nineve rero barababariwe kubera guhinduka, ndetse barahindukira, babona imbabazi z'Imana. Uyu munsi nabazanye message zerekeranye n'abantu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga, aba banyamakuru cyangwa se aba YouTubers. Nabafata nka Yona. Yona yatumwe mu gihugu cy'Nineve, ariko kandi Yona atumwa kuvugisha ukuri. Yona mu manuro yagiye abwiriza ab'Nineve n'ingendo ze yagiye akora, nta muntu twegeze tubona Yona yagiye abeshya. Ariko Imana ifite agahinda, Imana irababaye yuko abantu bari guteranya abandi, imbuga zaje ari zo gukemura ikibazo, ariko bisoje ziba izimivurungano, aho abantu batari kugira isoni kubera ko bari kugenda batukaniraho Imana. Ibyo ngibyo yararakaye cyane, ije guhindura ibintu byanze guhinduka mu bantu. Yesu nashimwe. Yamaye message irambwa ngo abantu yabafukuriye akariba, none bagezeho bariho barashaka amafiyuzi atagira akamaro kugira ngo bakunde babone indonye cyangwa bakunde babone ibihembo. Ariko Imana yavuganye nanjye, irambwa ngo mbabwire ngiraje, kandi ikimenyetso Uwiteka yatanze, yambwiye ko urubuga rwa YouTube igihe kigiye kugera rugahinduka rukagurwa. Hanyuma rero wowe wabikoraga nabi, ese urwo rubuga niruhinduka bizagenda bite? Urwo rubuga niruhinduka uzabyifata mute? Imana ko yagufukuriye akariba, igihe kimwe yagafukuriye Eliya ku kagezi Kerete, kamaze gukama imwohereza Sarafati. None wowe ko Imana yagufukuriye akariba, igira ngo uzabwiza ukuri abantu, igira ngo nta nkuru mpimbano ushaka, none bikaba bikunaniye. Imana yambwiye ngo ije gukinga ibi bintu by'ikoranabuhanga bya za YouTube, bya Instagram, mbega ije guteza ikibazo kugira ngo abantu bayikorere bemye. Haleluya. Kugira ngo abantu bayikorere bemye. Nibyo twasomye muri Ezekiyeli ibice 7. Ijambo ryavuze ngo iki? Ryatubwiye ngo Imana
Imana ije kureba imigenzereze yawe. Nisanga imigenzereze wagize ari mibi, Imana izayiguhanira. Nisanga waragize imigenzereze myiza, Imana izayiguhembera. Ndagira ngo nkumenyeshe, none ahagaruka, none ahahindukira, none ahakizwa. Ari abantu muri musigaye mutukanira ku mbuga nkoranyambaga, nyamara atari Imana yaziremeye. Abantu musigaye mugambanira abandi ku mbuga nkoranyambaga, nyamara atari Imana yaziremeye. Abantu bari gutara amakuru bakongeraho za butamwa kugira ngo bakunde babone views nyinshi. Ibyo ngibyo ntabwo Imana ibikeneye. Nge yambwiye ngo datinze igiye kubikora kandi uzabirebesha iki amaso. Ikindi kimenyetso Yesu yambwiye ngo mu bantu b'abanyamakuru batajya bagira ikintu cyitwa guhinduka, batajya bareka ingeso zabo mbi. Yambwiye ngo ije gucyuramo bamwe na bamwe, ije kubacyura rwose, kuko akazi iyo usenze Imana uyisaba akazi, Imana irakaguha. Cya gihe igihe uba utararyamo ruswa, utarashakamo indonke, utarashakamo ibindi bintu by'uburiganya, ako kaba kakiri akazi k'Imana isumba byose. Ariko iyo urangije kuvangamo n'indonke, ukavangamo na za ruswa, ukavangamo no kubeshya, kagiye ntabwo kakiri akazi k'Imana. Wagasengeye ugasaba Imana, ariko ukagezemo utangiye kugahindura, utangiye kuvangavangamo utuntu tw'utunyanga twawe. Imana rero ibyo nibyo yarambiwe. Ni ukuvuga ngo ikintu abantu bari bishingikirije, Imana igiye kugikuraho. Kandi si ukubeshya, dore mbitanzeho umugabo, nyitanzeho umugabo. Bamwe mu banyamakuru batari guhinduka, badashaka guhinduka, ngo bareke ibintu byo gusebanyiriza ku mbuga, ngo bareke ibintu byitwa gutukanira ku mbuga. Ugasanga umuntu aravanga amasaka n'amasakaramentu, ugasanga yimitse ahangaha, abonye kwimika bidakunze, agiye no n'ahandi. Ibyo ngibyo nibyo Uwiteka adashaka. Reka nkubwize ukuri, niba ari umusururu unywe, niba ari fata uyinywe, wivanga fata n'umusururu, ibyo ntibibaho. Imana rero irababaye cyane, kuko yazanye ikoranabuhanga kugira ngo rihumurize abantu bayo, kugira ngo ribwize ukuri abantu bayo. Ariko Uwiteka afitanye urubanza n'umuntu wese wo mu gihugu uri kugenda ashyiraho ibintu bibi. Ugasanga benshi bariho barishyiriraho za porono, ugasanga benshi bariho barishyiriraho ibintu by'ingeso z'ubusambanyi. Ibyo ngibyo Uwiteka yabisesemye. Ibyo ngibyo Uwiteka ntago bikeneye ku bantu bitwa abanyamakuru cyangwa se n'ababitangaza. Ugasanga umuntu ari kugenda agatanga message Imana itamuhaye. Ntago ibyo ngibyo Imana ibishaka. Imana ishaka ko uhindukira, ukareka ingeso mbi zawe, ugakora ibyiza bishimwa n'Imana. Yambwiye ngo ije kweza umugeni, kandi ije kweza abageni. Hari abantu bagiye gutaha bari abanyamakuru, kubera ko igihe cyabo Uwiteka yabahaye cyageze, bakaba baragikoresheje nabi. Abo ngabo rwose bagiye gutaha pe, kandi si ukukubeshya. Ibi nkubwira ugiye kubyumva vuba cyane, wumve ngo umunyamakuru runaka wakoraga ibi n'ibi yapfuye cyangwa byagenze gute. Nubyumva uko nguko, ntuzagira ikibazo, ntuzavuge ko Imana itakubwiye. Hari igihe kimwe Uwiteka ajya avuga ibintu abantu benshi bakajya gute, bakumva ko bidashoboka. Ariko urugero nguhereza, urabona iriya kampani ya Tigo yaje mu gihugu cy'u Rwanda muri 2009, ariko uburyo yavuye mu gihugu cy'u Rwanda byabaye nk'umunota. Ubu benshi bariho barayibagirwa. Uku ni nako YouTube igiye kwibagirana mu gihugu cy'u Rwanda, ntihagire n'umuntu umenya ko yegeze kubaho, kubera ko Imana yabafukuriye akariba bagakoresha nabi. Nibyo Uwiteka yavuganye natwe muri Ezekiyeli ibice 7. Hatubwiye neza ko Uwiteka aje kugira gute, aje kukubaza ibizira byawe, ibihwanye n'ibizira byawe wakoze. Niba warakoze nabi uje kubibazwa, niba warakoze neza uje kubihembererwa. Birababaje, bibabaje n'Imana aho yicaye mu ijuru ryayo, aho abantu bari kujya ku mbuga nkoranyambaga bagatingana, bagasambana, bakaroga, bakagaragaza ibintu bitari byiza. Imana yaremye umuntu yishimye, ariko none dore amaze gukora ibintu bitahesha Imana icyubahiro. Umva Uwiteka uko avuze muri Yesaya ibice 5 umurongo wa 1. Eka naho mabasomere twumve uko Yesaya ibice 5 havuze. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye,
umutwe w'ijambo ravuze ngo Imana ishinze abayuda ubuhemu. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutogi rw'umuzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira arurimburamo amabuye, aruteramo isina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, acukuramo arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe baturage b'i Yerusalemu, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye, ni Uwiteka avuga. Uwiteka ageze aho atanga abagabo ku bantu be yaremye. Uwiteka ageze aho yitabaza abandi bantu yaremye. Aravuze ngo nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Aravuze ngo ikintu nari nkwiriye gukorera abantu banjye cyangwa uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ko yari yiringiye ko muzamukorera, ko yari yiringiye ko muzamukorera mukamwamamaza ku isi hose. Niki cyatumye rwera indibu? Niki cyatumye mukora ibidashimwa nawe? Niki cyatumye muri kwamamaza ibihuha? Niki cyatumye Uwiteka avuze ngo iki kuri 5? Haravuze ngo noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, senye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu byeye kurugushamo imvura. Bivuze ko hari n'igihe imvura izabura burundu, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli, n'Abayuda ni isina yishimiraga, ariko yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Iri ni ijambo ry'Imana. Hanyuma Uwiteka yaguhaye akazi, azi neza kuzamukorera, azi neza ko uzakora ibintu byiza bishimwa nawe, azi neza kuzavana ibishimwa mu bigawa, ugakora ibyiza bishimwa nawe, ukazabona ubugingo. None abantu bakunze iby'isi kuruta iby'ijuru, nicyo kibabaje Imana. Umuntu ugasanga yasengaga 2 ku munsi, ariko 2 yarakagabanyije, n'igice cy'umunsi ntikikiriho. Ugasanga umuntu yiyirizaga ubusa, ubu nta muntu ukiyiriza ubusa, niba bakinariho nimbarwa. Ugasanga umuntu yajyaga ajya gusengera abandi, ubu nta muntu ukijyayo. Ugasanga abantu bajya mu bitaro bakareba abarwaye, bagasura ifungwa, yemwe bakazigeraho, ubu nta muntu ukigerayo. Ndagira ngo mumenyeshe ngo Uwiteka afite agahinda gakomeye. Ndagira ngo mumenyeshe ngo ibi nkubwirije cyangwa se nguhaye message nguhaye, nyiguhaye ndi mu mwuka wera w'Imana, nyiguhaye magaze mu butware bw'Imana. Izi mbuga nkoranyambaga zirahinduwe, kandi ugiye kubyumvisha amatwi yawe ndetse n'amaso yawe, kuko Uwiteka yavuze ko afitanye imanza n'abene gihugu. Biri muri Hoseya ibice binerekana aho tuhasome. Igitabo cy'umuhanuzi Hoseya ibice 4, aha tubwira ko Uwiteka afitanye imanza n'abene gihugu. Reka naho tuhasome impamvu bimanutse, nicyo gituma tuhasoma mu izina rya Yesu. Nawe ufite Bibiliya yawe uharebe, reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ibyaha by'Abisirayeli bivugwa. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Bisirayeli mwe, kuko Uwiteka afitanye imanza n'abene gihugu, kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza, habe no kumenya Imana. Nta kindi gihe ari keretse kurahira bakica isezerano, no kwica no kwiba no gusambana, bakagira urugomo, kandi amaraso agasimbura andi maraso. Nicyo kizatera igihugu kurira, kandi ugituyemo wese akiheba. N'inyamaswa zo mu ishyamba nazo nuko, n'ibisiga byo mu kirere, ndetse n'amafi yo mu nyanja azapfa. Ariko ntihakagire umuntu ubibuza, ntihakagire umuntu ubicyaha, kuko ubwoko bwawe bumeze nk'ababuranye umutambyi, kandi uzasitara ku manywa, n'umuhanuzi nawe azasitarana nawe nijoro, kandi nzarimbura nyoko. Bivuze ngo ibyo abantu bishingikirijeho Imana ije kubibakura imbere. Ubwoko bwanjye 6
ubwoko bwanjye burimbuwe buzira kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka weye kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Reka dusome na 7 kugeza ku 10. Haravuze ngo uko bakomeje kugwira niko bagwije kuncumuraho. Nicyo gituma ubwiza bwabo nzabuhindura n'ibikozasoni, batungwa n'ibyaha by'ubwoko bwanjye, kandi bararikira gukiranirwa kwabo. Uko bimeze kuri rubanda niko bizaba no ku batambyi. Nzabahanira imigenzereze yabo, mbiture n'imirimo bakoze. Bazarya be guhaga, bazakora iby'ubusambanyi be kugwira, kuko baretse kwita ku Uwiteka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Baretse kwita ku Uwiteka, kandi Uwiteka avuganye natwe ko ngo afitanye imanza n'abenegihugu. Aba benegihugu Imana iri kuvuga ntago ari abakora nabi. Aba benegihugu Uwiteka ari kuvuga ni abantu bakora ibintu bidashimwa n'Imana. Ni abasambanyi, ni abarozi, ni abicanyi, ni abasenga ibishushanyo, ni abahimba inkuru z'impimbano, ni abavuga ibinyoma bakahimba bagatara inkuru, bakavuga ibinyoma bagashyiramo n'uturunozangendo twabo batabanje guhagarara ku nkuru. Abangaba Uwiteka avuganye nabo ko afitanye urubanza nabo, kandi avuganye nabo ngo nta kindi gihari kereka kwica, bagasambana, bakarahira ibinyoma. Rero wowe uri mu byaha nakugira inama, nihindukira ukora ibyiza bishimwa n'Imana, uzabona ubugingo. Kuko udahindukiye, udakoze neza, igihembo cy'ibyaha ni urupfu, hanyuma ingaruka y'umuntu ukiranutse cyangwa y'umukiranutsi ni ubugingo buhoraho. Rero nakugiraga inama nkubwira ngo garukiraho message. Izi ni message zigenewe buri muturage wese wo mu gihugu, ndetse na buri munyamakuru wese n'undi ufite icyo ashinzwe akora uburiganya mu kazi ke, cyangwa se akora ibintu bidahesha Imana icyubahiro. Uwo nguwo iyi niwe message igeneye. Naho umuntu wese uri gukora ibyiza bishimwa n'Imana, ijambo ryarambwiye Abagalati y'ibice 6:7 haravuze ngo nimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubiba umubiri we bitewe n'ibyo yawubibyemo, muri uwo mubiri uzasaruramo kubora. Ariko ubibira umwuka wera, muri uwo mwuka wera uzasaruramo ubugingo buhoraho. Bibiliya ikasoza ivuga ngo iki? Ngo tweye gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Ngo nuko tugirire bose neza uko tubonye uburyo. Ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Nagira ngo mbaburire rero, uyu ni umuburo ninjye Yona Uwiteka yatumye akubwira ko ugomba guhinduka ukareka ingeso mbi zawe. Bitabaye ibyo Imana ije kweza abageni, Imana ije gucyura abantu benshi. Bitabaye ibyo umuntu arihebye, kandi bitabaye ibyo bwije hari ku manywa. Niyo mpamvu nkubwiza ukuri nti hindukira ukorera Imana. Ese ntago waba wakoraga ibintu bidashimwa n'Imana? Aho ni watangazaga amakuru ariko nawe ukiyongereraho butamwa na ngenda. Ese aho ntago waba wahimbaga inkuru ukirirwa uvuga abantu wumva ko ari uzabonera indonye cyangwa indamu? Uwiteka avuganye nawe ngo garukiraho, imbabazi ze ziracyariho, intebe ye aracyayicayeho, ategereje kukubabarira no kukoza rwose akakweza. Ariko niba udahindukiye, Imana ivuganye nawe ko ije guhemba kandi ije no guhana. Reka rero mbasengere buri wese kandi ukurikiranye iyi rivuga butumwa agahindukira, Imana imugirire neza. Kandi izi message zirareba buri muntu wese ukora ibintu bibi bitahesha Imana icyubahiro. Banza utambutse nimero ya telefone. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 0782 32
kane magana abiri 0782 kane magana abiri cyangwa 0728 reka mbasengere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami Yesu mwana w'intama w'Imana, wowe ukura ibyaha by'abari mu isi, wowe ubabarira ibyaha kandi niwongere kwibuka uyu munsi uburiye ubwoko bwawe buri ku isi wose, kandi n'ubwoko bukora ibibi, ntago ari ubwoko bukora ibyiza, n'ubwoko bushakisha indamu kugira ngo buhemuke ariko buramuke, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi izi mesaje nk'uko warayuziduhaye tuzitanze uko waziduhaye, utweretse neza ko buri wese n'imigenzereze ye uje kubarura. Umbwiye ko uje kweza abageni Rove Kire Saine Mando Jezimora, umbwiye neza ko urubuga rwa YouTube ugiye kurufunga rukibagirana mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bari barishingikirijeho indamu bigatuma bakora ibintu bidahesha icyubahiro wowe, kandi benshi ndahamya neza ko imbuga zabo abagiye kujya bazikoresha nabi. Ikimenyetso utanze ari uko zigiye kujya zikingwa, zigafungwa, rugasibwa mu ikoranabuhanga. Ndakubashye Rabi kuko uri Imana itabaye. None ubwo bimeze bityo, hari abemera guhinduka muri iyi si yawe. Uko wantumye niko mbabwiye ngo watumye Yona ajya Nineve arababurira, hanyuma Nineve bemera guhinduka, bemera guhindukira, ndetse n'umwami waho bimugeraho ategeka ko bambara ibigunira ntihagire urya cyangwa n'ikirisha. Hanyuma urangije ubona ko bahindukiye, urabababarira. N'uyu munsi igihugu cy'u Rwanda abantu bakoramo ibintu bidahesha Imana icyubahiro bahindukira se. Abasambanyi babireka, abibone, abatinganyi, abaraguza, abakorera indamu, abo bose babireka. Abanyabinyoma, kuko nasomye ijambo rimbwira ko n'umunyabinyoma wese umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Uwiteka Mana, niba hari abahindutse ndabasengeye, reka buri wese atangaza itangazamakuru ry'ikinyoma, agatinda kuri mugenzi we amuvuga, agatinda kuri mugenzi we amwibazaho, agahimba inkuru, agahimba ibindi kugira ngo abone fiyuzi nyinshi. Ibyo byose namera guhindukira akareka ingeso mbize, agakora ibyiza bishimwa nawe, umubabarire kandi azabone n'ubugingo. Sengera igihugu cy'u Rwanda, sengera isi yose, sengera abatuye isi, sengera abaturage bo mu gihugu nk'uko ijambo ryabantumyeho. Uwiteka Mwami, watubwiye ko ufitanye urubanza n'abene gihugu, kuko kitari mukuri ngo nta kindi gihari keretse kurahira bakica amasezerano, ngo no kwiba no gusambana, ngo n'ubwicanyi. Ariko Uwiteka we, n'uyu munsi wongeye kuburira ubwoko bwawe Rave Kire Saine kugira ngo ubanshe gukora imirimo n'ibitangaza. Nibahinduka rero bagahindukira, uzaburetse kurimbura kandi uzaburetse kubarimbura. Ariko nibadahindukira, watubwiye ko Mwami uje kweza abageni, watubwiye ko unyuze mu banyamakuru, watubwiye ko n'abandi bose bakora ibintu bidashimwa nawe bose uje gucyura abageni. Ndagushimiye rero, kandi ukwezi kwa 12 turagusengeye mu izina rya Yesu. Ugira icyo ukorayo, ugira icyo ukorayo, kandi Data Uwiteka n'aya mezi dusigaje imbere yose turayakumurikiye kugira ngo Data ujye uburizamo imigambi mibi y'abadayimoni b'amoko yose, abazima babi biyoberanya bakayatwereka ko bari kumwe natwe ariko badahari. Uwiteka utanga imitima mizima. Dore isi yuzuye uburyarya, dore isi yuzuye uburiganya, isi yuzuye urwangano, kandi watubwiye ko nta muntu wanga mwene se uzajya mu ijuru, ahubwo watubwiye ko ari umwicanyi. Ubwicanyi rero ni bwishi, si ukumena amaraso gusa, ahubwo no mu mitima turabugendana. Utubabarire rero, sengera isi yose, sengera ababyeyi, sengera abagabo, sengera abasore, sengera abakobwa, sengera abasaza n'abakecuru. Reka urengera igihugu cy'u Rwanda, ugishyiremo agakiza n'amahoro, no ku isi wose uhanyanyagiza agakiza kawe n'amahoro. Nanjye mbyatse Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen.